Yes, nimenya vuba TV, aho tudahwema kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kandi bimeze fresh. Aha, murabizi hari amakuru amaze iminsi acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko Safi n'umugore we Judith ibintu bitameze neza. Ubu rero byamaze kwemezwa yuko abo bombi bidasubirwaho bamaze gutandukana. Uribuka ko Safi na Judith bakoze ubukwe mu mwaka wa 2017. Icyo gihe rero Safi nanone yaramaje gutandukana na Abonye, aho yaragiye yaramaje kujya muri lebo nshyashya bita The Man. Safi rero aho tuvuganira aka kanya afite rwose hit indirimbo igezweho bita I Love You. Ni indirimbo iri kubikora neza muri iyi minsi. Aha, Safi rero utakibarizwa hano mu Rwanda, werekeje muri Canada aho yagiye asanze umugore we Judith. Judith yamukiniye diru nkuko Safi mu biroto bye yari afite inzozi zo kujya hehe muri Canada kwiberayo cyangwa se kugira ngo agume ahindura ubuzima nkuko yabishakaga. Byari ibiroto bye. Aho tuvuganira aka kanya we n'umugore we baratandukanye. Biravugwa ko Safi yamusize mu nzu arwaye arembye akigendera. Yasize umugore we Judith. Judith nawe yakoze iki? Yamukinye agakino. Nawe mbere yaho yari yafashe ibyangombwa bye arabitsimba, arabihisha. Judith yavugaga ko ibyo byangombwa azabitwara kuri immigration, then bagafata Safi bakamugarura mu Rwanda. Agahari rero kameze nabi. Safi ufite hit muri aka kanya bita I Love You, ubungubu bye ntago bimeze neza, aho rwose ubungubu yatandukanye n'umugore we. Safi azwiho kugenda atandukana n'abantu bagiye batandukanye, aho bwa mbere yatandukanye na Abonye yahoze aririmbamo kuva mu mwaka wa 2009, ndetse aza nanone kujya muri lebo bita The Man, nayo batandukanye mu minsi yashize, aho uwo bita The Man yamushinjaga ko nta kamaro afite cyangwa se nta mafaranga yigeze yinjiriza lebo ya The Man. N'uyu Safi nawe akavuga ati ntago bamukoreye ibikwiriye. Safi rero uko yo kugenda atandukana n'abahanzi, yagiye atandukana n'abagore bagiye batandukanye nk'uwo bita Parafine. Byavuzwe yuko no mu minsi yashize bashobora kuba basubiye mu rukundo, ariko ibyo wenda reka tubyibore. Inkuru igezweho aka kanya nuko Safi na Judith batakibana. Ngaho nguko rero Safi akomeje kugenda akora amakuru agiye atandukanye, ahora ku mbuga nkoranyambaga bikaryoshya rwose, stories zikaboneka zo kuvuga. Nimenya vuba TV rero iyo ni inkuru tuba twabashije kubagezaho, aho inshuti za hafi za Safi zatubwiye ko rwose bamaze kugira gutandukana. Safi yakinnye diru, umugore we yamujyanye muri Canada amubwira ko rwose amuzanye bibere mu buzima bw'uburyohe, ariko Safi yavuze ati njyewe no, reka ngucike. Ariko umugore w'ubungubu ibyangombwa yabigwatiriye. Safi sinzi uko biraza kugenda hagati aho ngaho. Nimenya vuba TV rero izina ni ryo muntu. Icyo nakubwira, niba utarakora subscribe urimo uracikanwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Mwari kumwe na BUKALIFU, reka tubonane ubutaha.